Please the Lord, please the Lord. Sheri, baby, tebuka twakererewe. Yatangiye pe. Queen, urasa neza. Kunganze mani. Pe. Ndasa neza, thank you. Urasa neza cyane. Ndasa nabitse. Byose aho. Ibitenge birambere, inje nambara ibitenge. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa uzima. Wahisemo iki gitenge se? Nambaye nabi se? Uru rusengero tugiyemo cyoko. Cyangwa abantu batizera Imana mwasigaye inyuma. Umudayimoni uriza abana mu rusengero turamwirukanye n'izina rya Yesu turagira ngo bari natwe ndetse utwiyoborere naho turi bukose uturinde kugira ikintu twakora ahubwo dukora ibikwiye. Amen. Amen. Mungu ni mwema. Amen. Mungu ni mwema, asubiza amen. Mungu ni mwema, ni mwema. Asubira mu rusengero. Mungu ni mwema. Please the Lord, please the Lord. Sheri, baby, tebuka twakererewe. Yatangiye pe. Queen, urasa neza. Kunganze mani. Pe. Ndasa neza, thank you. Urasa neza cyane. Ndasa nabitse. Byose aho. Ibitenge birambere, inje nambara ibitenge. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa uzima. Wahisemo iki gitenge se? Nambaye nabi se? Uru rusengero tugiyemo cyoko. Cyangwa abantu batizera Imana mwasigaye inyuma. Nokuri. Mu Baheburayo ibice bitandatu. Abantu mutizera ko mwababariwe mwasigaye inyuma. Mwasigaye inyuma. Abaheburayo 10:10. Urahazi? Abaheburayo 6 ibice bitanu. Haranditse ngo umuriro ku gicaniro ugire gute uhore waka. Umutambyi nabyuka agira uteye nyegeze. Inkwi. Ikintu cyatse kuvuga ni mu minsi tuwayeho mujye mufata n'umwanya byibuza tujye no gusenga. Bashime n'Imana. Bashime n'Imana kuko ari byinshi twagize. Kwari bazi cyane ariko urasa neza. Thank you. Ntabwo ari ukuntu ari kwambara. Bimenya ko wambaye ko uko ari kwambara. Aho uje kugaragaza nuko ntabwo utema ko. Ariko nawe urasa neza. Ariko yari yiteguye kundusha. Nawe urasa neza. Gusa ngiye mbimenya se ari kwambara neza birushije aha ngaha. Naho ni sawa. Uri umugore hanyuma aho tujyanye ntabwo tujyanye nawe. Oya ariko ntamuve gufunga shoma. Wereka mfunge ndafungura ngiye kwicara. Ngafunga kana ko hasi gusa. Baramufasha. Utwari yo migisha nonaha Imana yakugeni. Ese ubwo nibyo byiza gufunga. Gufunga nibyo byiza. Ese nta ndirimbo y'Imana uzi wowe? Yesu ni wangu. Naririmbye pe. Bitose naririmbye ngiyo? Ariko ni nziza. Mbega ubuntu butavugwa bwankuyeho rubanza ntacyo nari kuzokora ngo nemerwe n'Imana. Amaraso yawe indirimbo none yigihe Queen ni umuririmbyi kurya abayizi yose ingana gutya. Queen arayizi kabisa. Ese ngira buri indirimbo nzi. Nawe akoresha nawe urazizi. Ntabwo yandusha kuri indirimbo. Twagiye y'urukundo byanshoboje kwinjira. Nukuri murasa neza. Tugiye gusenga rero abantu tujyanye gusenga abakunzi bacu dutemberane duterane kandi tubane nk'uko Imana ibidusaba. Umuririmbyi umwe aririmbye ngo turirimbira Uwiteka n'indirimbo nshya bitangaza mu gihugu cyacu. Nibutse umurava twagiye kandi ati koko u Rwanda rufite Imana. Nibutse
nibutse imbabazi ze nibutse umurava we bati koko u Rwanda rufise imana. ariko mwe tujya gusenga kuri Imana ntabwo kumukura uyu munsi bagusoma bafite imbaraga nshaka nyine numva nshaka nyine numva nuzuye numva ndi umuntu ari ukuntu iyo umuntu aduka gusenga iyo umuntu aduka gusenga nuko yumva yarabaye wa satani sevre nukuri kw'Imana satani oya warababariwe ntabwo wa satani oya nibyo umutima uremereye uko gusenga umutima uremereye nkuko ubivuze uzi ko wicara ukumva ibibazo ukumva kwinanesheje umutwe ibyo turi gupfona tugende ese ntabwo tugende gatoya urakangiye ngo jyewe ngutesha umutwe cyangwa urubura mu mutwe ariko ibyo ndi kuvuga bifite aho bihuriye no gusenga jyewe ngurubura mu mutwe ntabwo ngutesha umutwe yego ndubura mu mutwe ngaho ngwino ese kuri kwivumbura tugiye tutavuga utujya mu rusengero turakaye mugiye muganira mugenda twishimye yego tukajya kuramya tukajya gusenga ndetse tukabanza tukanasiga abo dusenga tugasiga tubasengeye sibyo twabasengeye nibyo twabasengeye dufate n'umuntu tumubwiza twiragiza Imana aho tugiye mu tugiye kandi nasenze hanyuma ugiye usengera urugendo cyane nafashe wasenze wenyine wasenze turi kumwe none se umugore yasenze yasengeye umuryango hasengera abantu bose yoze mbere arasenga amaze gusenga asenga wenyine ndi gutera ipasi ndi gusenga kandi njyewe niyo ndi koga mba nsenga ni koga gusenga hanyuma ngiye kutamwe mu dusengane oya sherimba nanzi kuvuga uhora witeka ushobora byose ndakwiragije muri urugendo tujye kujyamo na madamu n'umufasha wanyu turi hafi ndetse uturinde impanuka zishobora kubera mu nzira izina rya Yesu kugenda mu binyabiziga bitagira ubwenge tugiye kugenda mu byuma byakozwe n'abana b'abantu utugenda imbere hari igihe akenshi tukwitabaza nyabuneka ariko ugasanga muri twebwe ntabwo tubikuye ku mutima uyu munsi tukwiragije tubikuye ku mutima tugira ngo tuyobore mu rugendo tugiyemo mu nzira tugiyemo ndetse no mu materaniro tugiyemo wari natwe ushobora byose ni kenshi twitwiyereka ni kenshi weretse shira wanjye ni kenshi weretse umuryango wacu ariko uyu munsi turagusabye by'umwihariko ngo bari natwe mu rusengero ntagire ibisitaza abanzi mu myuka mibi y'ikuzimu tuma dusinzira mu rusengero turamagaye mu izina rya Yesu umudayimoni uriza abana mu rusengero turamwirukanye mu izina rya Yesu turagira ngo bari natwe ndetse utwiyoborere naho turi bukose uturinde kugira ikintu twakora ahubwo dukora ibikwiye amen amen Mungu ni mwema amen Mungu ni mwema asubiza amen Mungu ni mwema ni mwema asubira mu rusengero Mungu ni mwema ni mwema bita subiza Mungu ni mwema ni mwema ntuzumva ntabivuze barasubiza ngo siku zote siku zote ndiyo ni mwema siku zote Mungu ni mwema siku zote siku zote Mungu ni mwema mana yanjye nukuri nago nukuri bifate mu urumva rega twe nago twasengeye mu twebwe nago turi nagomba se ko ari ikizahirwa iyo turi kuramya sibyo ugomba niba pastor yibajije nagomba gusubisha nese ikizahirwa ni iki ariko ushobora no kubaza ngo God is good all the time God is good bivuze ngo hari ibyo tuba tuzi kandi bivugitse kimwe n'ikizahirwa sibyo ni Icyongereza ndetse ko tuba tubaye Abongereza ariko cyo turakiga bifate mu twaba ndetse bavuga naceceka okay nacyo uransubira Mungu ni mwema siku zote akunda bisoro n'icuro zingi koko sifata siku zote mu mutwe ikizahirwa kiragoranye Mungu ni mwema siku zote Mungu ni mwema okay Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen okay ndaga cyo yari ikizahirwa naka ni mugomba kuza ngaho bravo rero bravo reka ngo byuke ako bito ngo mukanya arimo gusenga ntiyadupfunyikiye gute umudayimoni ngusinzirizaho oya abaho umudayimoni usinziriza abana arahari kabisa umudayimoni usinziriza abana akajya no ku no muri korali nabo bagasinzira mu Rwanda nitwa Patrick umudayimoni ashobora kubitwa Pazo ndizina numvaga pastor yacu yagatubwira simbiza ariko nago mbiranye abadayimoni uza amazina yabo oya abadayimoni ariko bagiye bari popira bazwi ako ba Patrick mwarako ba Patrick n'abahati hari umudayimoni uriza abana hari umudayimoni uriza abana mu rusengero ari nawe mudayimoni wa mbere ugomba kwirukanwa hari umudayimoni utuma abantu bumva barambiwe gusenga bashaka gutaha kandi ntacyo bagiye gukora hari umudayimoni usohora abantu bakajya ku matelefone hanze ukagira ngo bavuye mu rugo bakiteguye ni ukuri kw'Imana niba ari ikintu cya mbere Imana yanga umuntu w'akazuyazi sibyo
nimba urimo jyamo niba uri muri Yesu neza gumamo gumamo uri muri Yesu neza gumamo ngo n'abandi bagumemo bagumemo n'abarokore bagumemo bagumemo ngo n'abadive bagumemo bagumemo n'abakatolike bagumemo bagumemo ngo n'abaporoso bagumemo bagumemo ngo n'abandi bagumemo bagumemo niba uri muri Yesu neza gumamo. buriya hari nk'indirimbo hari amakarasi aba ari popira cyane kubera ko afasha abantu benshi ndayakurusha niyo ngiyo ese wari uyizi na kazo wayimenye kandi mbona nakuze nyumva ariko bahereye azi iyi myenda none kutajya guyambara irakubereye ku rwego rutigeze rubaho nukuri kw'Imana kandi araberewe cyane ibaze nukuri kw'Imana mu rusengero ngo si outfit you are see look hot body yes mu rusengero sorry nibyo tubivuze bya rock na sine wowe bifuza kubivuga ongera umbwire imyenda y'ibitenge irambere njye nambara ibitenge irakubereye cyane nukuri birakubereye ni nawe mu ruberwa n'ibitenge abandi bose ntabwo narimbizi nari ntarakubona ayishuwa nukuri gutyo umeze neza pe uzi ukuntu wibwira uko umeze uri umeze neza cyane murongorwe gutera abandi bana amashyi oya ari kubatera moti nabo babijyemo mana warakoze kuma umugabo indirimbo n'Imana uri n'umuhanzi iyo ndirimbo nyumvishe oya n'indi imbaraga ari Imana abakobwa banjye ni murongorwe byiza murabona ibitenge bitambereye cyane murongorwa namwe tubadodeshereza ibitenge nk'iki gikeri ndio baragishyizemo hano Satani baraje gutura mu ijambo ry'Imana akosha nawe rakabije ngaho kigaragaze kuri kamera yakijugu nama babasinjana vuba ni baba kuva 34 kugera 35 handitse ngo amaturo yo kuremesha ihema ry'Imana Mose ateranya iteraniro ry'Abayisiraheli ryose arababwira ati ibi ni byo Uwiteka yategetse ko mukora mu minsi 6 imirimo igikorwa ariko wa karindwi ujye ubabera umunsi wera bishatse kuvuga iki isabato yo kuruhuka yejejwe Uwiteka ugira umurimo wose awukoraho ugira umurimo wese awukoraho azicwe nshuti zanjye uyu murongo uboneka mu kuva ikintu ushatse kutumenyesha ni kimwe iminsi 6 muyikoremo ariko wa karindwi w'iki w'isabato wo gusenga niba ari umunsi wo kujya gusenga tujye gusenga sibyo gusenga biruhura umutima bikingura amarembo y'ijuru kandi harongera akavuga ngo ugira ikintu awukoraho azicwa uyu murongo se waruzi ko nkuzi ahubwo uranongoye ubundi wize ryari Bible njyewe Bible study twayaga tuyijyamo kajya kuyiga si muri Sunday school se Bible study Bible study kwiga Bible study kwa gitwaza hano wasengera n'abasuhuje abantu twagiye dusenga n'abasoso twagiye tubana muri Bible study cyane ni benshi kadukomeze icyo uyu murongo uvuga uravuga ngo ntimugacane umuriro mu buturo bwanyu bwose ku munsi w'isabato ntabwo wemerewe guteka oya ntabwo ari iby'abadive byanditse muri birago nuko abadive ngo bikurikiza cyane urabona ukora ariko ntibivuze ko bitanditse muri biriya Mose abwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose ati iki cyo Uwiteka yategetse ngo mwakire amaturo Uwiteka aturwa na bene wanyu umuntu wese wemezwa n'umutima we azana ituro atura Uwiteka wateguye ituro sura muri sanwe biswa n'amafaranga usohokanye niba uzi ko n'amafaranga usohokanye nanjye mu ntangire ituro ndabizi turagarukira mu nzira sana rwose muze ku ntangire ituro nanjye ituro rya bitoto rirabonetse shane rigerayo ngaye bishyire mu ishakoshi oya ntago rigerayo ndabizi ndagiye mbageze mu nzira ntago turi bwinjira mu buzima niba ikintu cya mbere gitera umwaka
ufata ituro wateguye ukarirya. Umwaka usubaho. Umwaka ubaho. Uterwa n'abaki? Umwaka uterwa no guhemuka. No gukora umwaka uterwa no gukora ibinyuranye n'amategeko y'Imana. N'amategeko amategeko yanyu. Imana iraye amategeko. Aso uranyobeye Imana. Rejuru uranyobeye pe. Ubwo icyo ni kimwe. Ijyanye n'ituro ntukarise. Ntuzi ko ituro ari ikintu ugomba kwibuka. Ubwo reka nze gutura amadolari. Wazanye amadolari. Ariko nanone ituro rigira amategeko rigenderaho. Uvuga ngo utura 1/10 cy'ibyo winjiza. Noze nutura amadolari. Urabo yemeye ku Mana. Ntabwo niyemera ku Mana kandi zayo ninjiza. Umva hano dukomereje. Birahura n'imibare. Umva hano dukomereje. Ijambo ry'Imana rikomereje. Ravuga ngo ry'izahabu nta kibazo. Ry'izahabu ni feza, umuringa n'ubudodo bw'umukara. Ubudodo bw'umukara w'akayonga. Akiri bya kera ngo ntabwo twabikora bakanga wakura he. Twe ntabwo twabimenye. N'umuhengeri n'ubw'ubuhemba n'ubwitare bwiza bw'ubwoya bw'ihene n'imo z'amasekurume ntabwo twabibona ngo so iheme. Aho siko turi bukerereze urimo gusoma Bibiliya turakereza. Itene se itangira saa 4. Ni mukanya. Imana cyangwa twiga byiza Bibiliya. Twabura iminota 12. Oya ntabwo mwe. Abura 20 barabona yavuye kugira isotanye sangaye. Kanye sangaye. Saa 4 ni. Murabura iminota 40 ntabwo. Iminota 40 yawe ntagiri kugira. Ese urusengero ruri kure. Telefone yanditse neza ariko kugira. Ndabona banayikubisa hasi. Reka turebe. Ndakeka hano byanye n'amaturo y'Uwiteka tubisome. Biri mu kuva 34-35 n'abandi bahasomeye harabafasha cyane. Ngadi dusomera umurongo umwe muri Bibiliya. Nukuri ababiri bishyize hamwe Imana irabasanga pe. Uguze ukuntu ndi kumva nezerewe muri ngewe. Ndi kumva nezerewe pe. Nezerewe gute wowe? Kwibona mugiye gusenga mwahuje. Iminsi itandatu kurimo. Uyifata ukora. Ariko umunsi wa karindwi ugere gute ujye gusenga. Imana. Uharira Imana. Nukuri ni byiza pe ndabikunze. Buriya ntago wabaho udasenga. Uzi ko ariko nzagenza kubareba buri munsi mujye mupanga kujya gusenga. Mujye mumbya nzanza kubareba. Basi wenda uyu munsi ntabwo ndi bubagezeyo ariko utanzajya mbagezayo. Yego tugezeyo. Winjira muri church se na kamera. Mfite gahunda z'akazi mu kanya ndi buhite njyamo nimumara kugera ariko ndabageze imbere. Webwo niba abadayimoni bakwirukangamo niyinjira mu rusengero hitahije. Webwo no guhita nsinzira. Cyo koze kangubwira ituro ryawe riraza kukudefana. Nuko ituro ryanjye murigezeyo. Buriya ngo umusamariya w'umunyampuhwe ngo yanyuze ku bantu batereranye nde uwari uri gukubitwa yiriwe hanze inzara yamwishe. Bakajya bamucyo bakamwihorera ngo umusamariya kihagera yafashe ibyo yari afite byose arabimuhereza ndetse amushyira ku ngamiye yiwe aramusunika. Ibyo bintu bitwigisha iki? Niba mu buzima ubona umuntu amunyuza afite ikibazo gira icyo umufasha agumenya ahantu bwira nawe ugeze. Kandi noneho abantu b'iki gihe ngiye bajya bantangaza bazi ngo ubufasha ni ukura mu mufuko ukahereza umuntu n'ibiganiro bitewe n'uburyo usanze yihebye ushobora guca bugufi ukamwegera ukamuganiriza ukumva ikibazo afite ukamuhumuriza ushobora no gusaba n'amazi yishakira hari intege z'umubiri zacitse amazi yo kunywa akwi ko tugiye gusenga utegereje ahe mazi. Nguyu mugati wamanutse mwijuru ako bitokando warangiye ndangirika si yanjye azaba witeka azaba mu buzima ndi basura yize nuko ntawe ariko kuki mudafata umwanya mu musenga cyangwa warayize repeta wangu ndepetiki ndepetiki erega hari umunsi umuntu abatagomba gukora ibyaha ikorera nyimeze ite ariko muze no muyandikisha no muri korali muyandikisha muri korali wenda ngiye naririmba uze kwinaririmba gute kwene subwa ibyamu indirimbo ze basumgira gushaka umurongo mbe muririmbira base ubuyayo indirimbo z'Imana. Nukuru w'igitangaza Yesu abo mu ijuru barabihamya bati ishimwe nikuzo nibyo mwana w'intama. Nagayize kuko ari we washoboye
gukinira Imana data wa twese yabo mu miryango ni mwiza se zo kwisi Queen akabuza umurongo muri Bibiliya azi oya shanago mubuto Queen akabuza umurongo muri Bibiliya ntabwo je nabasebye Yesaya 54 17 handitse gute 16 17 erega nawe uri gushaka umurongo umurengera ariko Imana iba yaragiye iduha imirongo oya reka dusome ehe musome Yesaya 54 sibyo 17 handitsemo gute ariko bitora umwana mubi ariko nta ntwara baciye kukurwanya izagira icyo igutwara kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka kandi ko niko gukiranuka kwabo guturuka ahondi niko Uwiteka avuga. Haleluya 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 haleluya. Wanga dusubire mu murongo utangira cyane ahantu hari Imana ngo ahantu hari Imana ngo ahantu hari Imana somera handi kudukarasi bwo kabisa aho hantu abantu mu rusengero barahambona cyane dusome 13 twayirenze yego ko ari harehare mwisomo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi murabyumva 14 abana bacu bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi amena bivuga iki dusaba Imana iduhereze kugira abana b'umugisha ariko kandi arabaduhaye 14 uzakomezwa no gukiranuka wabyumvisha gukiranuka uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure kuko utazatinya uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera 14 irarangiye ahari bazaterana ariko sinjye uzabateranije uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize oye umwanzi wanjye wese yego azagwa azize Queen na Regis Haleluya ndebera Yohana ibice 10 umurongo wa 10 yego ndebera Yohana umurongo wa 10 kabisa ibice 12 Yohana umurongo wa 10 ibice 12 Yohana yegeranye n'Abatesaloniki Yohana ibice Yohana umurongo wa 10 ibice 12 Nisubire nyuma gato komeza nta kibazo oya manuka uraharenze umurongo wa 10 umurongo wa 10 rwose uraho ngaho Berenga ibice 10 ibice 10 ngibi umurongo wa 12 Uretse uri kuharenga ni hano dore ngaho ibice 10 uretse uri kuharenga hano ibice 10 hano 10 12 umurongo wa 12 ya 12 ngiyi yego ariko uragira akasoma kwabaye yego ariko uragirira ibihembo utari uw'umungeri ariko uragirira ibihembo utari uw'umungeri bwite kandi n'intama atarize iyo abonye isega rije asiga intama agahunga isega rikazifata rikazitatanya kuko ari uw'ibihembo ushatse kuvuga iki ntago ugomba kubona isega rije ngo uti intama bishatse kuvuga iki umuntu muri kumwe mukomeze niba ufite umufasha wawe mukomeze n'umunanye uzasanga umusega oya isega kuba rije isega no urugero isega niki ibyanjye byo kuvuga ngo uta isha wambaye oya ariko nk'ubukene Bible twayigereranya n'ibibazo ubukene yego none wowe wumve kwiheba kurabaye utaye umufasha ugize ute ngo ibibazo biraje ngo aho bimeze neza kandi naho byaza bizigera bimera neza n'ahantu hose ngo arahunga ntiyite ku nama
ninjye umwungeri mwiza kandi menya izanjye, aza izanjye zikamenya, turi kumva, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mpfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zitumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. amena. Bishatse kuvuga iki? Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. niba nawe ufite intama zatatanye zegeranye, reba ariko iminota ibura tutaza gukirwa mu rusengero, turakererwa, twigane n'abandi, ariko twishimye, turimo twaryohewe n'iki. Ufite intama n'izindi ziri mu rundi rugo, ntabwo intama ari ukugira abagore benshi, inshuti yanjye byumvikane. Ushobora kuba ufite abantu bafite mu nshingano benshi, abo bantu begeranye mujyane gusenga. Ndabeshya cyane, gusenga biraruhura, kandi gusenga bikingura amarembo y'ijuru. Niba nawe utajya usenga, fata umwanya usenge mu idini ryose usengeramo, waba usengera hehe, waba wizera indi myizere, ariko wizera Imana bikore. Basi niba gusenga bikunaniye, yizere. Kuko na Bibiliya ivuga ngo kwizera biruta gusenga. Bivuze ngo ushobora gutota Imana amagambo ariko udafite kwizera muri wowe. Nubundi uri gutota Imana amagambo ugasenga, urufuzi rukaza, inkweto igahengama, ariko udafite kwizera muri wowe, nubundi imisengere yawe nta musaruro. Ariko iyo ufite kwizera, noneho byakubitiraho ukabona anasenga, ebana biba bisawa cyane. Subemini Nehemiya, gusenga kwa Nehemiya no cyo cya mbere mu wa 4. Maze kumva mu Nehemiya 4. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa, nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti, nkomeza 5. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, Mana nkuru itera ubwoba, ikomeza isezerano n'imbabazi abayikunda, bakitondera amategeko yayo. Naho ngaho agarukira. Bishatse kuvuga iki? Nehemiya ngamaze kumva inkuru baricararira. Nehemiya ngira ngo murabizi ni umwana bagiraga amaganya menshi. Nehemiya ariko amaganya yiwe akaba yari afite ishingiro. Ku bantu batarasoma igitabo cya Nehemiya muzagisome. Nanjye ntabwo nyizi cyane, mutagira ngo ndi kubabeshya cyane kubiyemeraho. Byibuze bike nzi kuri Nehemiya. Yari umuntu wizera Imana ariko akagira n'ubwoba. Kuko Imana mu bihe byo hambere, ubu ngubu abantu twagiriye ubuntu. Uzi ko kera wakoraga icyaha Imana igahita ifungura ubutaka ikakumira. Warabizi? Igahita ifungura ubutaka bukakumira. Ariko ubu ngubu twagiriye ubuntu, Imana yaduhaye Kristo. Kuva Yesu ajya ku musaraba. Yaduhaye Kristo. Ku muntu rero wizera ibyo Kristo yakoreye kuri wa musaraba i Golgotha, akabyizera, agafata nk'ukuri, ntabwo azarimbuka. Azahabwa ubugingo buhoraho. Yego, turasome Abayiburayi 10:10. Fasha. Nukumwizera wese. Siko watangira hapo? Niko watangira. Abayiburayi bari inyuma. Abayiburayo. Abayiburayi 10:10. Guys, abantu muri kudukurikira tujyanye gusenga, ndabinginze murebe iki cyanditswe mu gifate mu mutwe. Nubwo wakora accident umeze nabi, iki cyanditswe kikuri mu mutwe, ukacyizera ukagishyira mu mutwe wawe, sha widukira. Abayiburayo 10:10. Ko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka.
nabyumvishe yego bita uwo murongo wari uwuzi ukuyemo iki nkuyemo ko umubiri wa Kristo watanzwe ubwawo ushobora kundengera mu gihe cyose mu makuba mu bibazo aho naba ndi hose amaraso Yesu Kristo yaza kandengera oya yarakurengeye ntabwo yazanga kurengera yarakurengeye byiteka burundu urumva yego ntukicireho iteka no nyine ntukumve ko hari bifu ufitanye n'Imana kubera ko Imana yaduhaye Kristo yego ni do biranditswe birana mu cyanditswe batagira ngo Abaheburayo 10:10 musome Abaheburayo 10:10 nimuza mugasanga iki cyanditswe kitanditswe ntaho cyanditswe mu Baheburayo muzaze mu neribuye oya baguterebe gute ntabwo wababeshya aya mawe ariko nta yarimo burya na Bibiliya twayiranga rero ku bintu byerekeranye nuko Kristo yaje muri iyi si inkuru nyine ya Kristo mujye mu Baheburayo harimo inkuru ye nziza iryoshye cyane Abaroma Yesaya ya ahantu nk'aho Abaroma ni abavuzi bajye burya n'Abefeso nabo bagira Abefeso mwe barangiye kuvuga mujye mu Befeso mujye mu Baheburayo mujye mu Baroma ewana hari inkuru nziza iryoshye ya Kristo ewana tugiye mu ki ndetse n'ibihanje bitwaye ewana tugiye gusenga nta kibazo ewana ngo ntacyo bitwaye nta kibazo ikibazo kirahari nta kibazo ewana gute ewana ni Igiswahili yego ewana ni Igiswahili ni Igiswahili none se ewana ni imvugo ikoreshwa cyane none se si ni imvugo ikoreshwa cyane ariko nyine ni Igiswahili oya ariko dukoreshe uzi ko nk'umuzayirwaza ashobora gukoresha iryo jambo avuga ngo ewana tukamate Mungu nguvu zetu tuzitie kwa Mungu ewana tukue papa turi mu bazayirwaza tukue mujanye ako nawe woza turirimbye indirimbo z'abazayirwa Igiswahili ni cy'Abanyakenya ni cy'Abatanzania ni cy'Abakongomani Abatanzania bavuga sanifu lakini Kongole sema Zairuwaze wanaongea Kiswahili. Burundi bavuga Igiswahili. Aha cha barabarani. Ni mabona nimvuze ni ewana ikuntu twe tuyumva inaha. Tanduke nuko mu handi hantu bayumva. Oya ushobora kuvuga ngo rero bayumvaga nabi bumve ko nta ururimi rusanzwe ni Igiswahili. Wenda abayumva nabi nuko wenda bashobora kuba bafata ukundi. Cyangwa nuko batari babisobanura. Bigisha mu Giswahili gatoya. Oya zabigisha ubutaha mu Giswahili no mu Gifaransa. Ibyo cyo korana nabisabira ngo buri gihe uko muzajya mujya gusenga mujye mu mpamagara basi tubanze twiganeho Bible gatoya kuko buriya nabyumvisha ari isomo numvishe ngo ukora ku munsi w'isabato ngo azagire gute ngo azicwe niko byanditse so rero ubu ngubu noneho tugiye gusenga sibyo amasaha yaduci amasaha yagiye arabura iminota 20 kandi basaba ko yongeye muramugeze yuko biri tugezeho ni hafi so rero guys katubasezere turabakunda twishimiye kubana namwe kandi twibutsa ko gusenga ari byiza ku mubano w'abantu bakundana ku mubano w'abantu bashakanye batarashakana badafite gahunda zo gushaka abari muri long distance iyo usenga umuntu nubwo aba ari kure mukundana umutima nama wakubwira ko muri kumwe so rero turabakunda kandi bimwe mu byadufashije no kwiyunga mwabizi ko dufite ikibazo ushize twagiranye ikibazo kitumvikana harimo no gusenga twiyunze kubera gusenga so abantu badukunda natwe turabakunda kandi n'abatadukunda turabakunda uko birira tuvuga ngo kunda ugukunda cyangwa mukunda abanzi banyu munabasengera rimwe na rimwe n'igihe umuntu abatakwiyumvamo ariko iga kumukunda so rero reka tujye mu materaniro kandi dusubire Imana iduhana umugisha bwasezera abantu bye bye turabakunda cyane katugendane n'Imana murakoze cyane pe namwe murakoze mwatwigishije neza bito yes turi kumwe man sawa ibihe byiza man turaza gusubira amasengesho meza sawa sawa nawe usigara amahoro yes